ahubwo urebye aho ndi uyu munsi cingi iby'Imana iri kungoresha ndabwo ndi muri nza ahubwo ndi mu byo Imana yavuganye nawe uri muri ndakoze mbese yego mbese n'umwanya mbagazemo ni nabo dusengera twajya kumva ati turagiye ati turagiye ndaho tuzagaruka ikavuga ati turagiye umuntu twagiye ati yego ati Imana imukoresha nanjye ati mberetse gusengera umukobwa yari afite ubukwe yararasezerana hari ngo kuwa gatandatu noneho agira ikibazo hari kuwa kane urumva hari kuburamo umunsi umwe kuwa kane uwa gatanu kuwa gatandatu ubukwe buraba yego noneho yari ariwe mu rugo ari wabo mu rugo wa mukobwa aragenda arazinduka karekare yigendera ababyeyi be baramubura bari bafite gahunda yo kujya kugura ibishingiranwa mu soko n'ibindi byose ahubwo we yitegera imodoka imujyana i Karongi aturutse aho bita kure zine barampamagara mbangira ngo ubuhamya ibintu bifatika byaho habonetse yego byabaye kuko impamvu mbivuga hari abantu benshi biki gihe basigaye bumva ngo abantu ngo ntabwo ari Imana iri kubakoresha ngo bavuga ibintu biri pirate bitari byo oya ndavuga ibintu bihari ibintu byagiye bibaho ibintu byabaye ku buryo n'uwo muntu twanamuhamagara akaza gatambuka yego rwose ako kanya twese tujya mu mbaraga zo kumusengera turamusengera tumaze kumusengera wa mukobwa ngirambura ikiganza yese yikubita hasi amaze kwikubita hasi atangira kuvuga guswa ndamusengera mbona urufura ruje mu kanwa mbona ibintu birakomeye aravuga guswa mbona atagiye kugera aza kamfata ngabona ashaka kumfata iyo yari daimoni byo bari bamuterereje kumbi nundi mukobwa we mugenzi we wari wabikoze kuko we uwo musore we barakundanaga none yarangije bangoya ntabwo yarashaka ko babana mbese abantu baba ex tuvuga yego none amasengesho kuko twacanye umuriro atwika iryo daimoni byo wabohereje muri uwo muntu kugira ngo ubuzima bwe ndiyongere kubuko yarari nijyo rero utangira kuvuga ati ndagiye ati ndambutse ati nambutse kure avuga ibihugu avuga ibintu byinshi ati kandi ndagiye ati sinzagaruka akimara kuvuga gutyo wa mukobwa yongeye guhaguruka ahaguruka atazi yari urumva twari twashecetse twanga kubivugira atagira abamenye ko umuntu ufite ubukwejo byagenze gutya ari kwambara ubusa ari kwikubita hasi yego noneho wa mukobwa namaze kumusengera daimoni iragenda turagirukangana kuva icyo gihe na n'ubu umukobwa yubatse urugo ibintu bisawa niyo mpamvu nshobora kubonera ngo abwira abantu bangurikiranye rero hari igihe umuntu aba mu bintu bikamubaho karande umwaka wa mbere imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 nongere mbabwire ngo uyu munsi haje izindi mbaraga haje izindi mbaraga kivuga kuzina rero Imana irakiza ndi kuvuga ngo abo bantu badukurikiye yego nike kintu twababwira nk'abantu bafite ibibazo baba baremerewe hano hari abantu benshi bafite ibibazo buriya rimwe na rimwe iyo banzaniye umuntu ngo musengere ngamusengera ngabona isaha ya mbere irashize ngabona ya kabiri irashize ese Mana raki wahari ujya wira ukabona kuri Imana igukoresha ukigirira ubwoba cyane hari igihe nigirira ubwoba ngareba ibintu Imana ikoze nanjye ubwanjye gavane se ni njyewe wasenze cyangwa ariko ngibuka ko ari Imana ngibuka ko ari Imana ni by'agacukecu gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kora muri kiganiro nkanakibura ariko nanone hano ku ruhande rwanjye muri kubona umutumirwa wacu uyu munsi nicare ku Gisenyi aho naje gusura umukozi w'Imana muri kubana hano kuri kamera za Gonarike Plus ubushize twakoranye ikiganiro uyu mukozi w'Imana rero kabanze muvuge ni umuntu w'Imana yahagurukije muri iyi minsi ndetse hano ku Gisenyi ubuhamya afite buratangaje ni umuhamya bukomeye abantu we yagiye afasha mu buryo bwo gusenga abantu yahanure bigasohora abantu yasengeye indwara zigakira n'ubushize bibuke neza ubwo twahuye nawe ari kuvuga kavuye mu kigo cy'ishuri gusengera umwana w'umukobwa uri wafashwe n'amadayimoni bivuze ngo uyu ni umuntu dukeneye mu gihe nk'iki Imana yahamagaye mu gihe nk'iki narabwiye hano kuri Gonarike Plus ndetse n'abandi muri kuri ndi umukristo TV nabwiye ko mu gihe nk'iki dukeneye abakozi b'Imana barimo imbaraga y'Imana barimo amavuta y'Imana hanyuma rero aka niko kanya kugira ngo dukurikire umukozi w'Imana Imana iri gukoresha muri iyi minsi hanyuma ku bantu bafite ibibazo abantu bafite ibyifuzo abantu babona ko ibyaha byarangiye ubuzima nta kize cy'ubuzima bafite uyu niwe mwanya kugira ngo muze gukurikira kino kiganiro muze kubonamo imbaraga y'Imana hanyuma turaza gufata nimero dusoje kuganira n'abatindeye cyane reka mwakire mukozi w'Imana ndakwakiriye murakoze cyane umeze ute meze neza nda kibazo urabona Imana iri mu kazi rugendo ikora ibintu by'imbaraga Imana iri mu kazi turaza kubigarukaho mu kanya ko Imana iri mu kazi kuko hano dufite abantu benshi badukurikiye bashaka kumva imbaraga y'Imana bashaka kubona ibitangaza by'Imana bashaka kumva ko hari kirabahanuzi banyabo
banyawe batari babahanuzi bo kuza ngo babeshya abantu ngo turi abahanuzi mu by'ukuri nta mana bakoresha. Nje shima Imana ko hano kuri Gonarike Plus ndetse no kuri Ndumu Kristo TV Imana igenda ideheza abakozi b'Imana bakima imbaraga y'Imana. Hanyuma rero hani wacu tugira ingeso yo gusenga kugira ngo dutangire ikiganiro twiragije Imana kugira ngo amagambo turibuze kuvuga Imana yituyobora muri ayo magambo. Kuko twebwe twiyoboye twakwivugira ibyacu ariko Imana itiyoboye twavuga ibyayo izina ryayo rikakomeza gahabwa iki icyubahiro. Dushyira imbere y'Imana. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu none turagushimye uhabwe icyubahiro. Turagushimye ko wabanye natwe. Turagushimye Mana mu izina rya Yesu ko wakoze imirimo n'ibitangaza uyu mwanya ukaduhuza na Pasi uhabwe icyubahiro. Rero ukomeze ubane natwe ariko tutaitwakomeza turangamira imbaraga zose z'abadayimoni. Kirogwa yose Satani turahagarika mu izina rya Yesu. Bana natwe utuyobore umwuka wera w'imbaraga ukomeze ubane natwe muri uyu mwanya kandi icyo ugambiriye gukora kuko Mana ndaguhamagarira umuntu busa ahubwo umuhamagara ari icyo ugambiriye kuvugana n'ubwoko bwawe uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ukora ibintu by'imbaraga ku bantu bose badukurikiye, haba hari urwaye agire yumve gukomera kwawe, haba hari ufite ibyifuzo yumve gukomera kwawe. Mana buri muntu wese uzadukurikirana azabone neza yawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ko wabanye natwe gahunda zose ukomeze uzibemo kandi umwuka wera w'imbaraga ukomeze ugaragare muri uyu mwanya kandi imbaraga zawe zikore muri uyu mwanya. Mana dukomeze utuyobore nguko twari tubivuze utwiyoborere. Urakoze gukora kwawe bikomeze bigaragare muri uyu mwanya mu izina ryawe Yesu. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye nongeye kubaha ikaze nawe umukozi w'Imana nongeye kuguha ikaze muri aka kanya. Yego murakoze cyane. Tuze kuganira hano ku Gisenyi hari akabeho ntago byari bisanzwe wenda sinzi muri iyi minsi ariko hari akabeho abantu bari buze kutubonamo akabeho muze kwihangana nuko nguko Imana iraba yabyemeye. Hanyuma meze ute? Meze neza cyane nguko nari mbikubwiye mu kanya. Nda kibazo ndashima Imana. Nda kibazo rwose. Uragaragara neza nk'umuntu wasenze Imana. Kubera Imana. Kubera Imana. Oya uragaragara neza, uragaragara neza cyane rwose. Uri muri cyagiye cyawe cyanza? Ahubwo urebye aho ndi uyu munsi cingi iby'Imana iri kungoresha ndabwo ndi muri nza ahubwo ndi mu byo Imana yavuganye nawe. Uri muri ndakoze mbese n'umwanya mbagaze mu mwanya wo kubwira abantu ibyo bamaze iminsi basengera kuyo ari we munsi Imana igiye kubishira mu bikorwa kabisoza uyu munsi. Tubwira abantu badukurikiye hano kuyu munsi byabo Imana ibuze kubishyira hirya rwose ariko ngarutse mu ruhande rumwe Yesu yabwiye umuntu umwe aravuga ngo kwizera kwawe niko kuragukiza. Ubwo bivuze ngo umuntu urubuza kwizera muri kiganiro tugiye kugira cyane rwose nta kabuza uraza kubona ukuboko kw'Imana cyane rwose. Hari umwe wigeze abwira Yesu aramubwira ngo tuma ijambo ryawe riragera mu rugo rirakora icyo rikwiriye gukora. Uwo muntu yari afite umwana urwaye arangije abona ibintu byarakomeye afata umwanzuro yari yaramuvuje ahantu hose byaranze afata umwanzuro wo gushaka Yesu. Rero uyu munsi ku muntu wese nawe ukurikiranye iki kiganiro kubera ko hari umwanzuro rundi arabafashe kwizera kwe kuramukiza mu izina rya Yesu. Kwizera urarikunda cyane. Kwizera reka mbwa tuze turigarukeho. Reka kwizera tuhite tukugarukaho mu kanya kuko wavuze kwizera cyane rwose. Hanyuma nagira ngo wibutse abantu badukurikiye hano hari abantu baba badukurikiye batakuzi cyangwa se barakubonyeho. Yego. Usibye n'abadukurikiye batakuzi n'ababyeyi bawe baragukurikiye. Yego. Ariko amazina yabo bakaba bategishwa kuyavuga neza. Yego. Cyangwa si hari inshuti yawe ya kera. Yego. Muherukana turikiri hahandi tuzi twese tuziranyeho n'abadukurikiye tuziranyeho hahandi bitari bisobanutse neza uyu munsi bakaba kubona amazina ye ashobora kuba yanarahindutse. Yego. Gerageza twibwire gakeya. Ni nabyo byiza cyane kandi buriya iyo umuntu ambwiye kumwibwira biramfasha cyane kuko hari icyo byongera kunyibutsa. Mu yandi magambo nihuse nitwa Imana irakiza Jean Dodiye. Imana irakiza. Mbese iri zina nanjye cyane iyo ndivuze nongera kwibuka kuri mama. Ndumva igihe duherukana mberuka ngubwira ngo numvishe mama iri zina maze gukura mubaza impamvu yanyise Imana irakiza. Noneho ngiye natekerezaga ko nzaba umuntu w'umukire. Numva narabikubwiye mu gihe cyashize. Wibazaga impamvu Imana yakwise Imana irakiza. Mbese nibaza ko nzaba umuntu ngatunga amafaranga menshi cyane ngakira cyane.
noneho mba muri ubwo Koresha buzima mikrofone neza mba muri ubwo buzima ariko ngabona amafaranga atari kuza ngabaza mama ko wanyise Imana irakiza njye nari nzi ko ngomba gukira cyane ngatunga amafaranga menshi cyane mama kambwira ati mwana wanjye kukwita iryo zina nuko uko biri kose hari umugambi w'Imana hari iki Imana ishaka kuzagukoresha ngavuga ati njye nagira ngo n'amafaranga menshi nzatunga ati oya hari ikintu Imana ishaka kuzagukoresha kandi no kuvuka kwawe wavutse hari ibintu Imana iri kumbwira noneho mba muri ubwo buzima igihe kigeze rero imba ninjiye muri ibintu by'Imana byo gusenga ninjiye mu byo gusenga najya kora ngabona nabanzaniye umuntu wasaze ngamusengera ngabona arakize ngabona nabanzaniye umuntu urwaye ngamusengera ngabona arakize bakanzanira abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye ngasenga nyuma yo bakagaruka bambwira ngo bya bindi wasengeye byarashobotse byagenze neza noneho ngumva nawe bari kwibanda ku jambo rivuga ngo Imana irakiza mbona gusobanukirwa ryazina izina ubona kwisobanukirwa neza mbona kurisobanukirwa ndarisobanukirwa cyane rero iri zina mama yanyise nawe yarari mu mugambi w'Imana kuko uyu munsi Imana irakiza koko Imana iri gukiza ahangaha hari abantu baba badukurikiye yego hani wacu baba badukurikiye bizera Imana ariko nanone babuze ibyiringiro bavuga ko bafitiwe nk'ibintu byanze gukemuka urugero nk'uburwayi ibibazo bidashira badukurikiye hano kandi utubwiye ko witwa Imana irakiza niki kintu twabasezeranye ikintu twabasezeranye nonaha impamvu uko ndi kwihuta cyane nuko ndi kumva hari izindi mbaraga ndumva hari izindi mbaraga pasire kamanze ngubwire bura ndanezerwa kubona nicaranye nawe nitwa David yego murakoze cyane yego Imana ishimwe ndanezerwa kubona nicaranye nawe ngongira nganezerwa kubona nicaranye na Pastor Laban mbese ndicaraga avuga ni bya bindi Imana yavuganye nanjye Imana ishimwe David ngabani bya bindi Imana byose yambwiye ubundi Imana yari yambwiye ngizanyicazanye n'abakomeye ubwo sinjye ndakomeye cyane urakomeye cyangwa komeye Imana ikurimo oya mbona ibyo ari yego Imana ndimi irakomeye ariko kuba yambuje nawe yambuje n'umuntu ukomeye nanjye hano mfite umuryango w'abantu benshi bankurikira naye mfite umuryango w'abantu benshi bankurikira hano Imana ishimwe mba nagize ngo ngezeho ubutumwa bwiza yego kandi nawe Imana izajya igenda bigihora umugisha kuko ibi nawe uri mu murimo w'Imana yego nawe uri mu murimo w'Imana twari tukivuga kuzina rero Imana irakiza ndi kuvuga ngo abo bantu badukurikiye yego nike kintu twababwira nk'abantu bafite ibibazo baba baremerewe hano hari abantu benshi bafite ibibazo noneho kuza uri nk'umukozi w'Imana Imana yakwise Imana irakiza kandi hano abantu benshi barwaye nike kintu twababwira kandi nabo bakeneye gukira bakeneye kubona imbaraga y'Imana yego icyo twababwira nonaha nuko bakizera ko hari Imana ikiza abarwayi hari Imana ikemura ibintu biba byarananiranye hari Imana yongera kubaka ubundi buryo ku buzima bw'umuntu bikagenda neza icyo rero nabizeza nuko uyu munsi hari ibindi Imana igiye kubakiza ese Imana iraki wahari ujya wira ukabona ko Imana igukoresha ukigirira ubwoba cyane hari igihe nigirira ubwoba ngareba ibintu Imana ikoze nanjye ubwanjye avane se ni njyewe wasenze cyangwa ariko ngibuka ko ari Imana ngibuka ko ari Imana atari njye habwa Imana kariyo yakoreye muri njye igakora ibintu by'imbaraga umuntu agakira Imana ishimye cyane ariko reka nongera ngo ubwire ikindi cyanejeje muri iyi minsi kandi buriya njya gukunda cyane ugikunda kumbaza ngo ubundi ikintu cyakunejeje ni iki nari maze igihe kirekire hari umuntu ndi gusengera yari yarize amashuri yari yarize amashuri ariko ageze igihe y'amashuri yaha ku isi ageze igihe ariga ariko ubuzima buranga araparayinga ngo ajye mu bigo byo hanze biranga yarageze igihe cyo kwiheba atangiye no kumbwira ngo menya atari Imana yavuze bese kwizera kwari kutangiye kumuvamo ati menya atari Imana yavuze none yoya ni Imana yavuganye nawe yakubwiye kuzajya hanze muri Amerika atari kuzanajyayo noneho ikintu cyanejeje yarambamagaye ejo bundi arambwira ngo buyuriye indege aragiye mbese ubundi kumva nezejwe n'icyo ubu yagiye mu bihugu byo hanze muri Amerika ariko kubwo gusenga ariko nyuma yayo yaratangiye kwiheba bya jambo rongo Imana irakiza numva nanjye ndabari koko iyi Imana iri gukora ibintu by'imbaraga izataza kurigaruka kenshi amen hari abantu baba badukurikiye hano nkuko bivuze bagiye batakaza icyizere bakavuga ati twarasenze Imana bakaba bari kwibaza ati se koko Mana ni wowe watubwiye bya bindi ko twategereje igihe kirekire bikaba byaratinze gusohora yego aba bantu ko twahuye na Imana irakiza
tubabwire nk'iki. Mbazaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo igihe wazengurukiye ubutayu kirahagije. Iki ni cyo gihe Imana igiye kugushira mu mugisha wawe. Uranyumvishe David? Sawa mana reka dukomeze kuko nanyaho ntacyo narenzaho kuko ari ijambo wumva ukumva nta kintu ufite cyo kurenzaho cyane ko mvugiye bano bantu baba badukurikiye cyo ko nawe iyo babonye hari ikintu barenzaho mugomba kutwandika muri comment kugira ngo tuze kumenya uburyo ubutatwazaba tukaganira. Hari igihe wigeze ubaho kumva wivovoteye Imana ukubona Imana ntakiri kumwe nawe ukavuga ati siko ko Mana weme ko bigenda gutya ukumva nyine wivovoteye Imana ukavuga ati siko ko Mana koko uracyabaho cyangwa ntabwo ukiri kumwe nanjye. Ahantu cyane mba numva nivovoteye Imana rimwe na rimwe ariko ngongera ngagaruka hari gihe Imana ibikoretse kugira ngo irebe imbaraga zo yaguhaye. Mpamvu nkwaje nk'icyo kibazo hano hari abantu benshi baba badukurikiye baba bari mu ibyo bishye nubwo adukurikiye avuze ati reka mpfe kureba n'ubundi nibisanzwe basanzwe bavuga nk'abandi bose urumva ariko iyo tugeze ku muhanuzi nkawe uvugana n'Imana sibyo ubasha kubasubizamo ibyirinyo wewe n'abakara ko nawe ibyo bintu wabiciyemo kuko n'ukuntu ugaragara neza pe ugaragara kuri muri cyagiye cyiza Imana yakubwiraga kera ukaba ari cyo wicayemo. Nibyo rwose. Murakoze cyane ariko irashaka kukubwira buriya rimwe na rimwe iyo banzaniye umuntu ngo musengere ngamusengera ngabona isaha ya mbere irashize ngabona iya kabiri irashize ngabona umunsi urije ngiri kumwe nawe ubugwayi yabarwaye ngabona bitari byarangira uruhande rumwe ndongera ngabwira Imana ati Imana ni wowe wampamagaye kandi uyu muntu agomba kuva hano abonye igisubizo cyangwa uyu muntu uri gusengera agomba kubona igisubizo. Rimwe na rimwe mbere nabonaga Imana itinze gukiza umuntu ngagira kwivovota vanese wowe wivovote uri gusengera abantu wowe bwawe nta buzima waciyemo butuma wivovota. Nanjye burahari harimo ubundi ariko aho naho ni mpamvu narinjetse kubakubwira mbere nasengeraga umuntu abona adahise ngumva ngiye mukure kavuga ati ni wowe wampamagaye. Afata Imana ni wowe wampamagaye ariko Imana irigwanirira Imana ikagwana urwo rugamba bikarangira wa muntu cya kibazo afite gikemutse ngabona ibibazo yari afite ngubu urugero nigeze nsengera umuntu wari urwaye ibere w'umumama yararwaye ibere rizamo ikibyimba. Abamama ngenda nabakunda abamama aho muri mwubahwe abamama bankurikiye bose aho muri mwubahwe kandi ngubura umumama ashushanya umwuka wera hano ku isi cyane rwose. Noneho mama ushushanya umwuka wera hano ku isi cyane rwose. Noneho uwo mubyeyi ndamusengera maze kumusengera mbona ukwezi kwa mbere kurashize kandi Imana yarayivuganye nayo kiramukishije mbona ukwa kabiri mbona ukwa gatatu arongera arampamagara arambwira ati none bya bintu ndwaye ko mbona bigikomeje bimeze biti ndavani uko biri kose cy'Imana yakuvuzeho byange bikunu kwiriye gukira. Cyakora ako kanya Imana irangoresha imbwira ngo nimubwira afata amazi akaraba aho ngaho yari afite ikibazo amazi asanzwe yo mu rugo yaramazi naramubwiye ngo amazi yaraye mu nzu no Imana yarambwiye ngo umubwire amazi yaraye mu nzu yiwe yaramazi Imana yarambwiye umubwire afata amazi garaye mu nzu cyane garaye mu nzu ye amazi yaraye mu niko nanjye Imana yambishuriye cyakora afata ayo mazi ayakarabaho yari afite ikibazo kwibere amaze kuyakaraba noneho yarambwira ngo kumva imisonga iri gutera cyane imisonga abaho amaze gukaraba ndabona niko biri kose Imana mbonye gukishije arangije arambwira ngo jya jambo tubwira ngo Imana irakiza none ubundi ati jya jambo tubwira ngo Imana irakiza na jya zina ryawe iyo turivuze tuzi ko Imana birakorera muri iryo zina. Imana irakireka nkwibereze kino nyine tugiye gukomeza none tujye kuri cya kintu weho cyatumye wivovota Imana ku buzima bwawe sibyo ahanga tumaze kuri ikintu wivovoteye Imana uri gusengera abantu iyo mbonye batari gukira rimwe na rimwe narivovota n'umunsi nawe nabaga nananirwe buvande nabaga nananirwe hari gukubita daimon ukabona rwose eri kwanga kugenda
abantu badukuri ukayikubita ukahera mu gitondo ukageza ryari ariko Imana hari ijambo rivuga nubwo njecetse ngo ariko ndi gukora Imana bikanarangira bivuze ngo dayimoni twizeje nubwo uba warwanye nayo kuva mu gitondo yego irigwanirira paka igisubizo kikaboneka dayimoni ikagenda yego yego abantu bashobora kuba badukurikiye hano bakahita bibaza ati se nta murwayi urasengera ngataha adakize yego mbo ikintu nakubwira gutinda hari igihe bitinda bigatindaho gake ariko igisubizo kikaboneka agakira bikamanya igihe kingana iki mbo wenda cyane umuntu nasengeye bigatinda cyane bigatinda muvande hari umuntu nasengeye amara umwaka ngimusengera rwose ariko ndakomeza ndishiramo imbaraga ukimusengera ubutayu ndabuzamuka amajoro ndayarara umwaka urashira ngera igihe rwose nawe ageze igihe cyo kwiheba atangiye kumbwira ni rwose ati Imana yavuganye nanjye iciye muri wowe ariko ryazina irakiza hari ijambo n'uyu munsi akeshi iyo bavuze ngo Imana irakiza icyo gitera abantu kwizera muri iryo jambo iryo jambo no nanjye hari n'indirimbo ngo ndagutera muvandi ederi bivango Yesu arakiza we Yesu arakiza nabo bagasubira ngo arakiza ubwanga Yesu abundi kurasa urayizi nshaka ntayizi turariri mu masengesho ndayikoresha cyane cyane ndanubwo nataha mu rusengero ndayiribye ikintu nabwira abantu kintu nize mu bintu byose wambwiye hari ikintu nize gikomeye n'abantu badukurikiye abahanuzi bamwe iyo bagusenge bakabona ikigeragezo cyanze kuhita kigenda ku kanya ari gihe bacika intege ingenda unacika intege kuko mu bantu bazi kwihambira bakakomeza bakaba hamwe n'umuntu nubwo byabigoye gute kuko gusengera umuntu umwaka wose uzamuka ubutayu nabyo ni igikorwa cy'ubutwari mbo ntabwo Yesu yigeze acogora kandi turi mu murimo Yesu ubundi ibyo Yesu yakoraga uyu munsi nitwe tubirimo ubwo bivuze nk'umurwayi wese waje kureba Imana irakiza yego yatashye abonye igisubizo nanjye mbangana ni dayimoni paka rigiye rimuvuyemo ngarize zengeza paka rigiye hari nabo dusengera twajya kumva ati turagiye ati turagiye ndaho tuzagaruka ikavuga ati turagiye ati yego ati mberetse gusengera umukobwa yari afite ubukwe yararasezerana hari ngo kuwa gatandatu noneho agira ikibazo hari kuwa kane urumva hari kuburamo umunsi umwe kuwa kane uwa gatanu kuwa gatandatu ubukwe buraba yego noneho yari ariwe mu rugo ari wabo mu rugo wa mukobwa aragenda arazinduka karekare yigendera ababyeyi baramubura bari bafite gahunda yo kujya kugura ibishingiranwa mu soko n'ibindi byose ahubwo we yitegera imodoka imujyana i Karongi aturutse bita Kurezine urumva harimo urugendo ry'Ikarongi ndabyumva Kurezine cyashye wubatswe ejo bundi yego azinduka karekare atega imodoka yigira Karongi umukobwa aramushaka baramubura bamushatse ibibazo biraba ati twabuze umukobwa kandi ejo bundi n'ubukwe noneho batangira guhamagara noneho hari umuntu w'Ikarongi yatahamagara ngamubonye ngo ari Karongi ngo kandi ngo arahagaze ngo ntakindi ari kuvuga ngo ahubwo ngo abikwivugisha utugambo twishe ako kanya bahise bamubwira noneho mufate umuntu imodoka ujyemo mu modoka uzano Kurezine imodoka turayishyura wa mukobwa yatamuzana Kurezine bageze Kurezine barampamagara mbangira ngo ubuhamya ibintu bifatika byaho habonetse yego byabaye kuko impamvu mbivuga hari abantu benshi b'iki gihe basigaye bumva ngo abantu ngo ntabwo ari Imana iri kubakoresha ngo bavuga ibintu biri pirate bitari byo oya ndavuga ibintu bihari ibintu byagiye bibaho ibintu byabaye ku buryo n'uwo muntu twanamuhamagara akaza gatambuka yego rwose noneho bampamagaye nahise njya kureba uwo mukobwa mbageze nsanga umukobwa byahindutse murebye mbona ibintu byahindutse ako kanya twese tujya mu mbaraga zo kumusengera turamusengera tumaze kumusengera wa mukobwa ngirambura ikiganza yese yikubita hasi amaze kwikubita hasi atangira kuvuga guswa ndamusengera mbona urufuro ruje mu kanwa mbona ibintu birakomeye aravugagujwe mbona atagiye kugera aza akamfata ngabona ashaka kumfata iyo yari dayimoni byo bari bamuterereje kumbi nundi mukobwa we mugenzi we wari wabikoze kuko we uwo musore we barakundanaga none arangije bangoya ntabwo yarashaka ko babana mbese abantu baba ex tuvuga yego ndi yarashaka ko babana kuko uwo musore we yarazikaza abana n'undi mukobwa kandi bari inshuti noneho bigezaho umukobwa turamusengera maze kumusengera ngandi jini
ijini ava ngo ndagiye, ati ndagiye, ati ndambutse, ndarikanda ndamuntu aramusenge. Urugero hari ukujya usengera umuntu ukamusengera, ariko noneho bwa buryo bwo kumusengera ukabona atari we, kuko urugero ibyo bibona umuntu uri mu mwuka, wamureba ukabona atari we, ukabona hari ibindi, hari iyindi shusho ije. Noneho iyo shusho rero niyo ufata ukamufata iyo shusho. Uribuka Yesu yigeze abona umuntu wari urimo abadayimoni 2,000, arangije abo badayimoni bakibona Yesu barakangana, bagira ikibazo. Bamaze kugira ikibazo ariko bitegereje Yesu basanga Yesu afite izindi mbaraga, bahise bamuvamo bakibona izo mbaraga za Yesu, bahita birukira mu ngurube. ngo Yesu ngafata ngahita boheza mu ngurube bahita bajya mu ngurube. Rero abadayimoni ngo Yesu asize mu ngurube ngo nubatuma nk'ingurube bakireba hejuru. Nagiraga ngo ngomeze ngwereke gukora kw'Imana muri kino gihe. Noneho nanjye abo badayimoni be nibyo byari byakozwe n'izo mbaraga mbi bari bamuterereje. Iyo dusenga duhita tubona iyo shusho atari we, ahubwo haba hari ibindi biba biri muri uwo muntu. Rero kwa kundi nevuze ukanda jini, iyo usenze ukamufataho, ufata kuri uwo wundi muntu bumurimo baba bamwereje, noneho niho utangira kuvuga. Noneho amasengesho kuko tuba twacanye umuriro atwika iryo dayimoni ryo wabohereje muri uwo muntu, kugira ngo ubuzima bwe ndiyongere kuba uko yarari. Niryo rero utangira kuvuga ati ndagiye, ati ndambutse, ati nambutse kure, avuga ibihugu, avuga ibintu byinshi, ati kandi ndagiye, ati sinzagaruka. Akimara kuvuga gutyo, wa mukobwa yongeye guhaguruka, ahaguruka atazi yari, ahaguruka atazi yari. Urumva twari twacecetse twanga kubivuga atagira abamenye ko umuntu ufite ubukwejo byagenze gutya ari kwambara ubusa ari kwikubita hasi. Yego. Noneho wa mukobwa namaze kumusengera, dayimoni iragenda, turagirukangana kuva icyo gihe na n'ubu. Umukobwa yubatse urugo, ibintu ni sawa. Niyo mpamvu nshobora kubonera ngabwira abantu bangurikiranye. Rero hari igihe umuntu aba mu bintu bikamubaho karande, umwaka wa mbere, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. Nongere mbabwire ngo uyu munsi haje izindi mbaraga, haje izindi mbaraga, haje izindi mbaraga, kandi haje izindi mbaraga zitandukanye n'ibyo wabonye. Kandi buriya muri iki gihe Imana ikeneye, dore impamvu muri kino gihe narebye ngasanga hari ibintu Imana itari gukoresha abantu bamwe na bamwe. Muri iki gihe abantu usanga biyiriza ubusa, wasanga ari bakeya. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo ndakini kirukana abazimu n'abadayimoni usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana rero kugira ngo igukoreshe ibintu bikomeye, nawe ugomba kuba uri umusirikare wa gwendi yugama, ahubwo waranyagirwa, kuko Imana ibishaka kumukoresha ibintu bigeze gute bikomeye. Hari umunsi umwe wigeze usura Pastor Labani, ndabyibuka, nubwo nanjye nari meze nk'umuntu utari hafi ndi kugenda, ariko icyo gihe twari turi mu bihe by'iminsi 3, iminsi 3 tutajya tutanywa. Noneho ariko ngerageje n'ubundi twatangiye ari ku cyumweru, urumva twatangiye ku cyumweru turinda tugera ku wa 4. Icyo gihe ndakidushaka ni izindi mbaraga, kwigwizaho imbaraga. Yego, kwigwizaho imbaraga nabo badayimoni ngabo bose, kuko turabizi Imana, turabizi. Uyu munsi turi gusenga ariko hari n'imbaraga mbi. Ubabarozi bariyongereye, basigaye bakora ibintu by'imbaraga, bakoresha ibintu bikomeye. Natwe niyo mpamvu Imana muri kino gihe Imana igomba kudukoresha ibintu bikomeye. Hanyuma rero reka tujye kuri kakana. Murakoze cyane. Yego, sinshaka ukeza abantu. Ikintu nababwira, mwahuye na benshi, ariko uyu munsi haje izindi mbaraga. Amina. Haje izindi mbaraga zitandukanye n'ibyo bari bamenyereye. Nanjye kangubwira. Yego. Nakiriye benshi. Amen. Naki umuntu udasanzwe. Amen. Amen. Aha. Twa tugeze kuri kakantu ku buzima bwawe, ni akaye kantu katumije wivovotera Imana mu minota mike kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Yego. Mbo icyambere ikindi cyatumye nivovotera Imana, hari igihe nasenze nzarirake. Wasenze? Nasenze ariko nataha nagera mu rugo ndagasabune, kandi buri ibintu byacu byo gusenga wenda kuko turi hano nge nawe, ariko ugeze nko mu masengesho tuyoboye amasengesho itutu ribajya twuzuye utareba, kuko duhimbaza Imana tusimbuka, besi umuriro tuba twawucanye. Yego. Noneho nagera mu rugo
ngareba ngabura n'isabune yo gukaraba. wari ufite abana nari mfite oya none n'icyo gihe na ibyo byambayeho. Umugore wanjye twari tukiri abageni afite inda ya mbere imaze amezi 7. wajya mu rugo wavuye gusanga ati Mana ni wumviye gukorera cyane muvandi cyane rwose ngabyibazaho, ariko Imana ikambwira ngizangirira neza. Imana ikambwira ngo nzakugirira neza nubwo bimeze gutya ariko nzakugirira neza. Ikindi cya kabiri nakubwira nivovoteye Imana. Uratuma dutinda kubera ko ngo ikindi kintu cyatuye nivovotera Imana. Umunsi umwe reka mgavugaho cyane n'undi mwese karamufasha. Umunsi umwe nagiye gusura iwabo kwa mabukwe wowe mudamu wanjye. None ngezeyo nari mfite ipataro yo nari narasezeranye nambaye niyo nari naraguse. Noneho tumaze kugira urugo ibintu birakomera mbo rukundi ngura indi pataro. Umudamu amese yo pataro igeze igira cuyuka. Bigeze igiye kubera kuyimesa nga hano ku ivi nyine kubera kuyimesa hamera ngahoroshye ku buryo gucika byari byoroshe. Noneho umunsi umwe ngiye wawe umukobwa tujyanye na madamu tugeze iyo ndicara nicaye noneho nga hano ku ivi haba haracitse. Hamaze gucika none mbita mfataho gucya kugira ngo mabukwe atabona acitse kweri neza ngini ipantaro yego ukuntu bayimesa none kegeze igikoro yego indodo zigashaka irute gucika. Okay urakoze cyane nakaguru gutya zazigiye gucika n'ubundi zibagiye kurangira zikahita zicika kabisa. Ubwo nibyo byakubayeho noneho bigeze aho ndangije ndahafata maze kuhafata ariko icyo Imana arandawe muvande ndinda mabukwe cyangwa ise wo mukobwa batabibonye oya bari bicaye ngahariya ndafata noneho hani ndebe yari hari ya meza noneho ngira uko kugurubura yo meza ndebabibona. Noneho bigeze igihe turaganira cyakora umudamu wanjye warabibona ashaka kumbwira ati singuhe igitenge uwatwikirira bati aya Atashije n'abadamu ngabo bashyigikira abagabo katave vubavu. Noneho bigezaho igihe cyo gutaha nyine naratashye kuko ni hafi y'umuhanda nahagurutse nambafashe ukuntu nyine nuko siko basezera gute kaba mukono gute nyine nari yarangije ndababwira ati maze iminsi akaguru kaje mushoke. ati maze iminsi akaguru kaje mushoke nuko nyine ngendera muri ibyo. Cyakora twateze imodoka turataha tugeze mu rugo nagize kwivovota ngira Imana ati Mana uzambe imyenda ibimbaye nde bizogere kumbaho. Imana yarabikoze rero urabona uyu munsi mmeze neza cyane murakoze cyane. Abantu badukurikiye hejuru mukumva ko bihindutse birahindutse biraguye ariko none reka twumve ijambo ry'Imana iminota mike tunasoza n'ikiganiro cacu turaza gufata nimero yawe tunasengera abantu iminota mike kwa nyumva 3 nyayo. Murakoze cyane Imana ishimwe nguko nakubwiye Imana iracyakora niko navuze kandi Imana ifite byinshi byo kuvugana n'ubwoko bwayo. Mfite ijambo riboneka mu gitabo cya Zaburi ibice 20 tugiye gusoma umurongo wa 2 dusome n'uwa 4 dusome n'uwa 5 Zaburi ibice 20 umurongo wa 2 turongera dusome uwa 3 dusome n'uyu murongo wa 5. Imana ishimwe. Haratubwiye ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. 3 ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni. 4 yibuke amaturo yawe yose yemere igitambo cyawe cyokeje. 5 ariho tugiye gusozereza. Iguhe icyo umutima wawe ushaka isoze inama zawe zose. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Noneho iri jambo nanjye ryari rimaze ibisiri kumfasha ni nayo mpamvu Imana yarigambiriye ko ndivugira ahantu kugira ngo Imana ikomeze igire icyo ikorera abantu bose banyumvishe. Umurongo wa mbere tugiye ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Rero Imana ishimye cyane uyu mwanya iri jambo tusomye hari ikintu Imana igambire gukora. Imana ishimye cyane. Mu yandi magambo hari igihe umuntu ushobora kuba wamutakira ndakumvi, hari igihe ushobora kugwara ukivuza ahantu hose bikanga, ariko iri jambo rije rivuga ngo Uwiteka akumvire. Uwiteka akumvire.
waba urwaye ku burwayi bwawe Uwiteka akumvire. Ku munsi w'ibyago ushobora kuba waratakiye, hari igihe urugero ushobora guhamagara umuntu kuri telefone akagukupa, ariko Imana uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikumvire ku kibazo cyawe waba ufite, Imana ikumvire kuri ubwo buzima bwawe wabonaga ndakigenda ndagisubizo bufite, Imana ikumvire muri business zawe, mu kazi kawe wakoraga bikanga, none uyu munsi ijambo rije rikubwira ngo Imana irakumviye. Imana ikumvire mukobwa wari umaze iminsi ushaka ibintu byo gushinga urugo bikanga, Imana ikumvire iguje na sheri wawe. Imana ikumvire we musore ungurikiranye wari umaze iminsi nawe upanga ibintu byo gushinga urugo bikanga, Imana ikumvire mu izina rya Yesu. Imana ikumvire mu rushako rwawe, mu rugo rwawe wabonaga divorce zije, Imana ikumvire mu izina rya Yesu. Imana ikumvire, Imana ikumvire mu bintu byose ubona byari bikuyobeye, Imana ikumvire muri iri jambo. Noneho hepfo ku murongo wa 5 hatubwiye ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Imana ishimwe. Muri iri jambo Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ndago mbizi ngo ushaka icyo wungurikiranye, ndago nzi ngo ni ibiki ugambiriye, ndago nzi icyo washatse kikanga ni ikihe, ariko ijambo Imana ije ivugana nawe ngo noneho ije kubwira ibyo umutima wawe ushaka. Mu bibazo byawe, mu bintu byose ubona bikuyobeye, mu byo ushaka, uyu munsi hari ijambo ryatubwiye ngo uyu munsi twaje ubwa mbere tugeza tuvuga ngo hari izindi imbaraga. Umaze iminsi hari ibyo wumva, wari urambiwe, wari ucogoye, ushobora kuba warumvishe abantu benshi Imana ibacisha mo ibyawe, Imana ikuvugana nawe ariko ugashaka igisubizo ikakibura, ariko uyu munsi hari izindi imbaraga. Ijambo riratubwiye ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mukobwa, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mubyeyi, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mugabo, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Ahantu hose mu kazi, ibintu byose ubona byaranze, haba amadeni, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Haba mu buzima bwawe, haba ku bana bige batsinde, kuko Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ibyo wibajije bikakuyobera, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ako gahinda kawe, ibyo byari bigukuriza, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ibintu byawe byose byari byarananiranye, twavuze ngo hari izindi mbaraga, kandi Imana yongeye kugutabara. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Etaya mando ya sire klere tokera seka. Ndabona Imana muri iri jambo hari abantu yongeye kugirira neza. Pere wa etaya mando ya sire klere tokera ngakira umugisha wawe. Enitaya mando ya sire klere byifuzo bya Imana irabikemuye. Enitaya mando ya sire klere tokera seka. Imana mu kazi kawe irakuvuganiye. Ndabona hari umuntu ngurikiranye wari ukuvuga ngo ashaka akazi, yarashakishije biranga, Imana ikuremeye akazi mu izina rya Yesu. Etaya mando ya sire klere tokera seka. Imana iramye ngo harundi buzima guhaye muri iri jambo. Pere wa Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Etaya mando ya sire klere tokera, aho tuyavugaga Imana irakuvuganiye. Pere wa etaya, ndabona hari umuntu wari umaze iminsi ari gusaba Imana umwana ngo abyare, Imana iravuze ngo iguhaye gutwitakira kubyara nawe. Pere wa etaya, umaze iminsi ufite umuntu mu bitaro, Imana iramukijije. Etaya mando ya sire klere tokera sika. Ufite abana barwaye, bamwe na rimwe ukora ibimenyetso byo kuba ari ibintu by'ibisazi, waravuje ahantu hose biranga, Imana iravuze ngo igukirije abana mu izina rya Yesu. Enitaya man, hari umuntu watakaje imodoka igenda mu buryo utazi, Imana igaruye imodoka yawe. Pere wa etaya, watakaje akazi, Imana iguha akazi. Pere wa etaya mando ya sire klere tokera sika. Izi ngwara z'amayoberane Imana irazikijije. Fata mu mutima wawe, fata mu nda, fata mu mugongo wawe, aho hantu ufashe kuri ayo maguru, Imana iravuze ngo niyafashe wakire gukira, kuko Imana ikurengeye ikaba Imana igukijije. Twasomye ijambo riratubwira ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka. Imana iguha icyo umutima wawe ushaka wungurikiranye. Imana ihinduye ubuzima bwawe, Imana ihinduye amateka yawe. Enitaya mando ya sire klere tokera sika. Imana iravuze ngo yongeye gushira umugisha mu biganza byawe. Enitaya mando ya sire tokera sika. Pere wa enitaya mando ya sire tokera sika. Kuri uyu munsi no muri iri jambo twumvishe, etaya mando hari ubundi butabazi buje ku buzima bwawe. Pere wa etaya, hari abantu bangurikiranye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana iravuze ngo mwakira umugisha kandi mwakira imbaraga. Etaya
mando asire kere tokerasika wowe wabashwe n'ibintu byo kujya mu bintu by'ibyaha uri kubwira Imana ngo iguhereza agakiza. Imana iravuze ngo agakiza rakaguhaye iguhaye imbaraga. Etaya mando asire kere tokerasika nawe Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Etaya mando asire tokerasika utakuwa kandi Imana irambye ngo harabandi yishuriye amadeni pere wa etaya mando asire harabandi Imana ngiye agaciro mu miryango yabo rengeye pere wa etaya mando asire kere ndabona hari undi Imana yarengeye akabagezwe hume kumwuka bazima. Imana wararwaye byari bikomeye hawe haba hararangiye Imana iguha ubuzima kugezana n'uyu munsi. Imana yavuze ngo ndongere kubwira ubwoba ndacyugiye kuba Imana ikongera igihe cyo kubaho pere wa ikurindiye etaya mando asire kere tokerasika umuntu wese ngurikiranye Imana irinze imiryango yanyu. Etaya mando asire tokerasika utakuwa kandi kubw'uyu mwanya etaya mando asire tokerasika Imana iravuze ngo ibyifuzo byanyu mwese irabisubije kandi etaya mando asire turi muri iri jambo pere wa etaya mando asire kere tokerasika wowe hari urugamba kugwana byakunaniye Imana nakugwaniriye. Etaya ifunguye inzira zawe z'umugisha. Hari umuntu warugambiriye kujya hanze mu bindi bihugu, hari umuntu uri hanze warugambiriye gusaba etaya ibyangombwa bimukura akaza mu Rwanda. Ibyo byose byari byaranze ariko Imana yamenye inzo nzira irazifunguye kandi etaya mando asire kere tokerasika irambye nk'umuntu wese ngurikiranye Imana ikongera igihe cyo kubaho pere wa etaya harabana Imana ikijije ingwara mu mibiri yabo. Izi ngwara zari zarananiranye mwanyweye imiti byari byaranze ariko kuko uyu munsi hari izindi mbaraga zije Imana iravuze ngo igukozeho wakire gukira ubwo bugwayi. Etaya mando asire kere tokerasika umuntu wese ngurikiranye Imana imuhaye icyo umutima we ushaka. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Amena amen. Hanyuma bakunzi ba Gonareke Plus ndetse na Ndi Mukristo TV tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana twaganire kandi mwamubonye. Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza pe nshingiye no ku butumwa cyangwa se na message atahaye abantu ku bantu bari bafite ibintu bitagenda neza bidasobanutse neza. Nizeye ko ari wo ubuhanuzi bumanuki. Hanyuma mukozi w'Imana tugeze mu kanya ko kugira ngo abantu bazagukenera bazifuza gusengana nawe nkuko nagiye mbibabwira kare bazakona mu buryo bworoshye bashobora kunshaka bakambura ariko wowe iyo bakubonye bari byiza kuruta watubwira nimero yawe kugira ngo abantu badukurikiye babashe kuyibona. Amena. Icyambere nabwo ndagushimiye cyane. Hari umuntu maze imisi amamagaye arambwira ngo mbese ngo ko mutongeye gushyira ikindi kiganiro cyakora numva ndanezerewe ndabani rero Imana izongera imukoreshe yongera atuzane rero nawe uyu mwanya ubaye igisubizo cy'uyu muntu wamamagaye mbese ubaye igisubizo cye nongera kubyumva udukurikiranye rwose nawe Imana iguha umugisha kuko mbese mw'abantu mwase bimigisha namwe mu nkurikiye musabira imigisha nyaboneka Imana iguha umugisha kuko ngizi message hari abantu Imana yari yazigeneye bivuze ngo rero nawe yutaza wari kuba uri gutuma abantu batumva message zabo. Nawe Imana iguha umugisha kandi nanjye mu Imana iri gukoresha nanjye nawe urimo nanjye ndimo musabira imigisha nawe urimo kandi dushimira na Pastor Labani nawe yarakoze cyane ndamusabira umugisha cyane yambuje nawe ambuza n'abandi no mubyeyi Imana imumugisha cyane. Sawa rero yego nomero yanjye ni 078 60 32 52 ndasubiramo 078 60 32 52. Iyi nomero iba no kuri WhatsApp igihe cyose rwose wambamagara ni karibu no kugusengera nta kibazo kandi nicyo Imana iduhamagariye mu gihe gisa niki. Murakoze cyane mwabantu mwe mwabonye ko tubakunda cyane. Imvura yanyagiye ntago byari byoroshye ariko nanone ni umurimo w'Imana nkuko nagiye mbibabwira gukurikira Umwami Yesu ni ibintu bitoroshye. Rimwe na rimwe bisaba gusiga ibyo wakundaga kandi ukajya n'ahantu hakuvunya. Bivuze ngo kuba imvura yanyagiye nimwe nabikoraga ariko nanone Imana inkoresheje. Hanyuma rero ahangane ho dusoreje ikiganiro cyacu niba wizeye nize kuri buze kubona igitangaza cy'Imana. Ikintu kimwe ukwiye gukora niba wagiye ukunda ibiganiro tukugezaho nuko wakora subscribe. Niba ufite inshuti zawe
byaba byiza ufashe kino kiganiro ukagisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zibone imbaraga y'Imana, zibashe guhura n'umukozi w'Imana tuba twatumiye uyu munsi. Iyo ufite umuntu ukunda rero ntago umuhisha ibyiza, ahubwo umusangiza ibyiza. Ikindi, niba hari ikintu twakosora hano, twe twemera gukosoka, watwandika ukavuga ati David, cyane cyane mukabivuga ibintu byo gukosoka, ninjye mwajya mubibwira David, ubutaha uzabikosore gutya, ujye ukora ibintu gutya muri ubu buryo. Ariko nanone iyo tubwiye ko dukunda, ukabwira umukozi w'Imana ko umukunda, aba ari byiza kuruta numero yanjye ibiraho hasi. Iyo ushatse kumbwira ubutumwa inbox, cyangwa se hari ibintu ushaka kuvugisha inbox, ufata nimero yanjye. Umukozi w'Imana, tugeze mu kanya keza, akanya nkunda nanone mu kiganiro cyanjye ntashobora no kwibagirwa n'umunsi n'umwe, naka abantu baba dukurikiye bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bafite abarwayi, abantu bafite bari mu buzima butaboroheye, abantu bari mu bitaro, abantu bumva ubuzima bwabo bwarangiye. Nasanze ko na wa muntu twita ko yagezeyo yabonye ijuru, cyane cyane nk'umuntu wahanure wagiye hanze. Hari ukuntu twumva ko bagiye iwabo wabasenze, ariko mu by'ukuri bagira hanze ubuzima bukabagora, bakabaho mu buzima butoroshye. Niyo mpamvu kano kanya nkafata nkavuga ati rero reka mbwire umukozi w'Imana mba natumiye asenge ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Buri muntu wese ufite ikintu asengera, cyaba icy'uburwayi, cyaba iki ibyo bintu byose. Niyo mpamvu nsaba umukozi w'Imana nkavuga ati byibura umuntu utazaguhamagara, utazampamagara, ariko akaba yagize amahirwe yo gusoza kino kiganiro yizeye no muri isengesho rya nyuma, Imana yakora. Niyo mpamvu uvuze ati reka dufate akanya dusenge aba bantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Ni karibu ngusabye aka kanya nguze kubidukorera, usenge abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, cyane cyane ko witwa Manirakiza. Amen. Yizere Imana irashoboye. Kadusenge. Mwami wacu Yesu, uri Imana uhabwa icyubahiro, twagusabye ngo tuyobore, turagushimye ko bikoze. Uyu mwanya rero tubonye ni wa mwanya wo gusengera ibyifuzo bigiye bitandukanye. Hari abantu batukurikiranye cyangwa bazakurikirana iyi video, nyemerera Mana aba bantu uzabagirire neza, bafite ibyifuzo bitandukanye. By'umwihariko hari abari mu kazi bari kuvuga ngo barindire mu kazi barimo, by'umwihariko hari abandi bari kuvuga ngo bahereza akazi, abo bose bahereze kazi, izina rya rihabwa icyubahiro. Hari abandi Mana b'abakobwa bari kuvuga ngo uzabubakira ingo, Mana uzubakwe ingo, Mana ku muntu wese ufite icyifuzo cy'urugo umwubakira urugo. Hari n'abasore nabo bafite icyifuzo ngicyo, nabo uzabubakira ingo, izina rya rihabwa icyubahiro. Nzengeye ababyeyi bose banyumva, Mana Data, haba hari umubyeyi urwaye umugongo umukize, haba urwaye mu nda umukize, haba urwaye Mana amaguru umukize. Mana Data, ibi byifuzo byose umuntu wese ungurikiranye uzumva iyi video akaba arwaye, imbaraga zawe zizamukoreho, kuko twavuze ko Imana igihe cy'umutima wawe ushaka aba bantu babone gukomera kwawe, izina rya rihabwa icyubahiro. Abafite Mana ibyifuzo byo kuvuga ngo ububakira ingo uzubake uko bukeye uko bwije. Mana amadivorce turayarirukana, turahagarika divorce ku buzima Mana Data bwiza, ingo zizangurikirana, wubakiza ingo, izina rya rihabwa icyubahiro. Dasengera abantu bafite akazi kabo bakabona harimo umuyaga, harimo ibintu Mana Data batanejejwe nabo. Izi ngo Mana Data uzazubake, n'abantu bafite akazi Mana babona hari ibintu bibabangamiye, aka kazi uzakuremo indambaro bagwanirire, babe ku kazi kabo baguwe neza, izina rya rihabwa icyubahiro. Nzengeye abantu bose bari mu bihugu byo hanze, Mana Data bazangurikirana, ibyifuzo byabo bose ubisubirize kwiyubahisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abafite amadeni ubishyurire kugira ngo uhabwe icyubahiro. Navuze ngo abadafite akazi ubaha akazi, Mana abafite akazi kakaba Mana karahagaze, wongere ubaremera akazi, izina rya rihabwa icyubahiro. Nzengeye abantu b'ibitaro ugere yubakize, izina rya rihabwa icyubahiro. Nzengeye abantu bose Mana Data muri gengiki bafite ibintu bibagoye, bafite ibintu bibababaje, etaya mando ya sire urakoze. Mbonye hari umuntu Imana ikishije kaseri, etaya mando ya sire tokera sika. Mbonye hari umuntu Imana yirukanye kaseri y'ukuguru kw'ibumoso, uyu muntu afite amaguru gabyimbye, Imana ngira kurenge mu izina rya Yesu. Urakoze, uhabwe icyubahiro, komeza urengere, yego Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro, urera. Urakoze Mana, urakoze. Hari umuntu ungurikiranye Imana, hari ibyiwe ndabona hari imbaraga mbi byatwaye ibintu byiwe, ibintu byari by'umugisha wawe, hari imbaraga mbi byatwaye umugisha wawe. Imana iravuze ngo ikugarurire umugisha. Hari ukuntu wari ufite business yagutse, ibyo bintu byose byarahagaze, wari ufite akazi karahagarara, hari ubuzima, hari uburyo wari ubayeho ukabona ibyo bintu ari byiza, ariko ibyo bintu byagiye bihagarara. Imana iravuze ngo igaruye umugisha wawe. Wowe wabonaga ikibazo mu kazi kawe gihari, Imana iravuga ngo iraguhagarariye mu izina rya Yesu. Wowe wari urwaye ibi bintu by'ingwara z'amayobera,
amadiyabete, ibintu bikomeye mu mubiri wawe, ibi buzima enitaya mando asire tokera asika pere wa enitaya mando asire pere tokera asika. Umuntu wese ungurikiranye Imana iravuze ngo hari undi mugisha imuhaye. Pere wa enitaya mando asire tokera sika. Imana iravuze ngo kuri uyu muntu etaya wari umaze igihe enitaya mando asire klere tokera sika yibaza uburyo azatabarwa, none Imana iragutabaye etaya mando asire klere tokera sika. Imana ibahinduriye ubuzima, Imana ibahinduriye amateka. Pere wa enitaya mando asire klere tokera sika. Ku bantu bose nsengeye Imana iravuze ngo ibyifuzo byanyu mwese irabyumvishe, mwakire gukomezwa n'Imana, mwakire ubutabazi Imana ibahaye. Enitaya mando asire ibyanyu Imana irabisobanuye. Etaya mando asire tokera asika. Imana ikugarurira ubuzima. Pere wa Imana ikugarurira agaciro watakaje. Enitaya mando asire tokera asika. Imana isibemo Imana ibubakiye ingo kandi Imana irazikomeje. Wari ufite ubwoba bwo kuvanga ugiye guharikwa, oya Imana yavuze ngo ikubakira urugo, Imana iraguhagarariye muri urugo. Enitaya mando asire tokera asika. Ndabona hari abantu ibintu byabo byari byarazitswe n'abarozi n'abapfumu n'imyuka mibi, iravuze ngo irababohoye. Mwakire, Imana ibashize mu migisha yanyu. Amina, 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 amina. Imana ishimwe kandi Imana ikomeje kugirira neza abantu bose bangurikiranye. Amina. Shalom, shalom. Amen. Hanyuma nanjye ndabashimye, Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi nawe umukozi w'Imana wakoze kutuganiriza. Amina. Yego.